neza bene data, turabashuje kandi tubifurije kugubwa neza Uwiteka abahire. Turagarutse, ibyigisho byacu nakagaruka nk'ibisanzwe, ni bya byigisho dukomeje kwiga, ibyigisho dufasha kumva no kwiga neza Bibiliya, ariko turi kwiga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Abageze kuri icano bwa mbere tubahaye ikaze na karibu, kandi namwe abo dusanganywe dukomeze kuryoherwa n'ibi byigisho. Ndi kumwe na bene data baje muri studio kudufasha kumva neza ingingo tugezeho uyu munsi. Ingingo tugezeho uyu munsi ni ingingo nziza cyane itubwira ngo ububata n'umudendezo. Ni ingingo ya 5, ni ingingo isoza icyigisho cya 7 kitubwira ngo mbese umucyo waranzwe cyangwa waratumurikiye. Reka tubakire muri studio bene data. Imana ibaho umugisha, reka musuhuze aba bakurikiye kugira ngo tujyane ariko tuziranye. Abasuhuje nshuti bavandimwe, nitwa Charles, Imana ibaho umugisha. Reka na mwene data iburyo abasuhuze. Nanjye ndabashuhuje, nitwa Aimable Nshimiyimana. Murakoze cyane. Rero mbere yuko tujya mbere muri iki kiganiro cy'uyu munsi, reka tubanze duce bugufi dusenge. Urakoze data wera, turagushimye muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko utugiriye neza, ukaba wongeye kuduha amahirwe yo kwiga ijambo ryawe. Twebwe abari kuri iyi kamera ndetse mubyeyi wacu n'abazakurikirana ibi byigisho, dusabye umugisha w'umwuka wera kugira ngo azabe umusobanuzi kuri twe, ijambo ryawe rirusheho gusobanuka muri twe, kandi igihe turiho twiga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, turusheho gusobanukirwa n'ukuri kwawe. Tubyakiye ubuntu mu izina rya Yesu, Amen. Amen. Murakoze cyane. Reka dukomeze ingingo yacu y'uyu munsi nk'uko twabibabwiye. Iratubwira ngo ububata n'umudendezo. Ububata n'umudendezo. Sibene mwaramutse amahoro. Turashimye neza. Turaje mwambaye mwiteguye kumvikanisha neza iyi ngingo cyane. Abadukurikiye baba bashaka kubyumva neza. Kandi mu kuri ni byiza, ni n'ingenzi. Rero iyi ngingo ni ingingo nziza cyane. Reka twumve ububata n'umudendezo, ariko mbere yuko tuyiga reka dusabe mwene data Sharire atunyuriremo mu ncamake umucyo watumurikiye. Ingingo twize ejo wese yatubwiraga ibiki. Murakoze cyane. Ejo twize ingingo ivuga ngo umucyo watumurikiye, aho twahawe inshingano cyangwa se twibukijwe inshingano zacu. Tubwirwa ko naho twicaye turi kota umuriro cyangwa turi kuganira mu rugo, naho ubwaho dukwiriye kuhakora umurimo w'Imana. Tubwira ko uretse abagabura babyerejwe cyangwa se abahawe ububasha n'itorero, n'abandi bose abizera Kristo, dufite inshingano yo kwamamaza uwo mucyo watumurikiye, ariko duhereye iwacu mu rugo, uko twicaye tuganira turi kota umuriro, aho turi hose uwo mucyo twakiriye tukawugeza ku bandi. Ibyo twize ejo. Kandi ngo umuntu wese, yaba abagabura yaba batari abagabura, umuntu wese wakiriye umucyo wese burya yawamamaza cyane, kandi akawamamaza afite ibyiringiro kumva ijambo rye bitari bugende muri garuka ubusa. Urakoze cyane rwose. None reka twumve ingingo y'uyu munsi itubwira ngo ububata n'umudendezo. Kuri harabaza ngo ni iki Yesu yabwiye abayuda bamwemeye muri Yohana 8:31 na 32. Handitse ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Yego, bari baramwemeye, ariko arangije ababwira ngo nimuguma mu ijambo ryanjye ngo nibwo muzaba abigishwa banjye nyakuri. Baranamwemeye, ariko bagombaga kuguma mu ijambo kugira ngo babe abigishwa nyakuri igihe cyose. Noneho harakomeza ngo mu buryo bunyuranye n'ubwo ni gute abatizera bananiwe kubona ikintu kimwe rukumbi cyatuma tubaturwa ku cyaha. Ubwo abatizera ikibagihumyeho. Umurongo wa igice cya 8:33 komeza. Handitse ngo baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu uwo ari we wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa?
komeza 34. Yesu arabasubiza ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha aba ari imbata y'ibyaha. Imbata niba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe uruguma mu iteka. Nuko umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Amen. Koze cyane. Aya magambo arabyumvikanishije ububata n'umudendezo. Hano rero ngo ntabwo bibaza ukuntu ari imbata kandi ari urubyaro rwa Aburahamu ndetse ngo atari n'ibibyarwa rwose pe. Ariko hano Yesu arababwira ati rero umuntu iyo ari umunyabyaha burya aba ari imbata y'ibyo byaha, aba ari imbata y'ibyaha. Reka dusabe Aimable adufashe dusomere amagambo yo hepfo muri iki gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose ku ipaje 466, adusomere agezemo hepfo turushaho kumva neza ibi bintu. Abafarisayo bari bari mu bubata busumba ubundi bagengwa n'umwuka w'ikibi. Buri muntu wese wanga kwegurira Imana abagengwa n'indi mbaraga, ntabwo yigenga ubwe. Ashobora kwibwira ko afite umudendezo, nyamara aba ari mu bubata bukomeye. Ntashobora kwemererwa kubona ubwiza bw'ukuri kubera ko intekerezo ze zigengwa na Satani. Mu gihe yishuka ko akurikiza iby'umutima we wo gushyira mu gaciro umubwira, aba yumvira ubushake bw'umutware w'umwijima. Rero Kristo yazanywe no guca ingoyi z'uburetwa bw'icyaha mu muntu. Buhagaze gato twumve neza. Ese ubundi abayuda buriya bo bumvaga ngo atari imbata. Ariko se burya koko usibye n'ibyaha ntabwo bari imbata, kubera ko iyo dusoma dusanga abayuda nta mudendezo bari bafite mu isi muri kiriya gihe. Ububata ariko bucakara butandukanye n'ubukoroni no kuba umuntu abukoroneje, kuko buriya abakoroni bategeka abantu mu buryo twavuga butari direct, buri indirect. No kuvuga babashyiraga abayobozi banyu mwitoreye ibintu byose ari ibyanyu, ariko abayobozi nabo bagatanga raporo hejuru bakanakora ukurikije n'amabwiriza yo hejuru. Ariko imbata yo yaragukoreraga iteka nta n'ikinihembwa. Ariko buriya abayuda bumvise Yesu abatutse. Buriya nusoma neza ubundi bo ntabwo bari imbata umuntu ku wundi, ahubwo ishyanga ryose ryari imbata, kuko ishyanga ryategekwaga gukora rikagemura i Buroma. Urumva? Noneho rero urumva ishyanga ryose ahubwo ryari imbata, ariko ibi ntabwo babimenye. Nusoma igitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose kibivugaho. Hari amagambo abitungaho urutoki burya ni ukuvuga ngo bo ishyanga ryose bari imbata, kuko nta mudendezo, nta byemezo babaga bakifatira. Ndetse uwibuke Yesu bamushyira uriya mugore wafashwe asambana, baravugaga bati twarabyizemo hirya mu ngingo zatambutse, navuga ngo tumutera amabuye turahita tujya kumurega ku Baroma ko yihaye ububasha. Byerekana rero ko nabo ubwabo nta myanzuro bagombaga gufata batabinyujije ku Baroma. Nibyo kuko ngira ngo ni nayo mpamvu ahari aba bavandimwe b'Abayuda bagize na confusion igihe Yesu yazaga, yababwira bakumvira mu mubiri, kuko bo bari barabaswe n'Abaroma nta rw'inyagamburiro, ngo bumvaga azaba batura ku ngoyi y'Abaroma. Urumva ariko ko bari imbata, bari imbata mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ntabwo bari imbata umuntu ku cya giti, ariko bari imbata nk'ishyanga ryose mu bitekerezo. Noneho hano Yesu ahita akomozaho ku bubata bw'iby'umwuka. Barababara rero. Hepfo baravuga ngo mu murimo wo gucungura umuntu nta gahato kabamo, nta yindi mbaraga yo hanze ikoreshwa. Kubw'imbaraga y'umwuka w'Imana umuntu ufite umudendezo wo guhitamo, afite umudendezo wo guhitamo uwo azakorera. Mu mpinduka zibaho iyo umuntu yeguriye Kristo, harimo kumva ku rwego rutagereranywa ko afite umudendezo. Kwirukana icyaha ni igikorwa cy'umuntu ubwe. Ni by'ukuri ko twe ubwacu tudafite imbaraga zo kwigobotera mu butware bwa Satani, nyamara iyo twifuza kuvanwa mu bubata bw'icyaha, maze muri ubwo bukene bwacu bukomeye tugatakamba ngo duhabwe imbaraga tudafite kandi turenze, imbaraga z'umutima zuzuzwamo imbaraga y'umwuka wera, maze umutima ukumvira amabwiriza uhabwa mu gusohoza ubushake bw'Imana. Reka Shari gira icyo uvuga kuri ibi bintu bibiri, ububata n'umudendezo, dukurikije uko twizingiye ngo umudendezo uri he, ububata buri hehe, ubisanishe n'iki gihe cyacu. Nk'uko twabisomye, nta mbaraga zikoreshwa, ntabwo Imana ikoresha
agahato kuko bitubwira ko Adamu yaremwe afite icyo bita opportunity of choice, afite amahirwe yo kwihitiramo. N'ubu ngubu rero umuntu we yemerewe kwihitiramo uruhande ajyaho. Ikindi dusomye nuko ngo umuntu bwe niwe ugira uruhare mu kwirukana icyaha kimurimo, icyo akora agasaba umusada, agasaba imbaraga, agasaba ubufasha, ariko uruhare ni urw'umuntu. Yego. Abadukurikiye rero ndatekereza ko ibi bintu biri kugenda birushaho gusobanukirwa. Sinzi icyo Aimable yakongeraho kugira ngo iyi ngingo rwose irusheho kumvikana kandi tunayishyire ku musozo. Rero nubwo Yesu yabwiye Abayuda ngo umuntu umwemeye ahita amubatura mu gihe cyabo bakabipinga agasanga byakiriye nabi, buriya natwe muri iki gihe kenshi na kenshi usanga turi mu bubata bwa Satani, ariko ikibabaje ntabwo tubyemera. Umuntu wumva ngo ararokotse, ngo afite agakiza, kuma ngo wakiriye Yesu, ndetse kenshi na kenshi iyo mu itorero ufite n'inshingano runaka usanga rwose wumva ko ukumva ko uri umukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana, umugabura, umupasiteri. Noneho Yesu yashimangiye yuko igihe wakiriye ijambo ryo ukarikomeza, mbese ibyanditswe byera n'icyo umwuka w'abantu uvuga ukifuza kubishyira mu bikorwa, atari kubyumva gusa cyangwa kubimenya gusa, ahubwo ukanabishyira mu bikorwa, ukaba imibereho ihwanye nabyo. Ibyo nabyo Yesu avuga ko ari bwo buryo bwo kubatura. Yakoze cyane. Reka twumvikanishe neza aka kantu dusoza, kandi dushimira abadukurikira umunsi ku wundi. Uwiteka abamugisha pe, kandi burya tunabashimire namwe kuko muza muri studio mukumvikanisha neza ibi bintu. Rero turi gushyira umusozo, ariko reka twumve aya magambo. Uburyo bumwe rukumbi umudendezo w'umuntu ushoboka ni ukumwe na Kristo. Aka kantu rero dukwiye kukazirikana, kumwe na Kristo. Ukuri niko kuzaba batura, kandi Kristo niwe kuri. Amen. Twagiye tubona byinshi, niwe mutsima w'ubugingo, niwe mucyo w'ubugingo. Uyu munsi rero iki cyigisho turi kugisoza ku ngingo y'uyu munsi tubona ko Kristo ari we mucyo w'ukuri. Mbese umucyo waranzwe cyangwa waratumurikiye. Wakiriye Kristo ngo ufite uwo mucyo warawemeye, ariko se nta Kristo ufite mu mibereho yawe, umucyo waranzwe. Noneho rero ahangaha icyo twifuriza abadukurikiye, kandi namwe bene data, nkuko twabibonye dushobora kuba twicaye hano muri studio turi kubivuga, ariko nta sano dufitanye nabyo. Bishoboka se? Birashoboka. Ariko reka dusabe Imana imbaraga y'umwuka wera kugira ngo itwumvishe neza uburyo Kristo akwiriye kuba mu mibereho yacu, yaba ari twe yaba n'abadukurikiye. Ushobora kuba utaramwakira, ni amahirwe yo kumwakira. Ushobora kuba waramwemeye nk'uko twabibonye hariya, guma mu ijambo rye, nibwo uzaba umwigishwa w'inyakuri. Rero nibyo tubifuriza, kandi namwe bene data mwadufashe nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane.